Hello Agap Hub family aho uri hose ndagushuhuje cyane kuri ikintu mbagezaho nkunda nanjye ndagukunda. Uyu munsi rero hashize icyumweru n'iminsi gutyo hari nanditse kuri Instagram page yanjye, abatayizi bayibona aho hasi banayanditseho. Ni page nshyashya, ntago ndashyiraho ibintu byinshi. Hashize igihe rero nshizeho ask me a question, mbaza umuntu uwo ari we wese ikibazo yambaza nka Agape Hub, ikintu yumva namusubiza, ko hari igihe hari abantu benshi bambaza ibintu bitandukanye, yaba kuri iyi YouTube channel, yaba ku buzima bwanjye bwa buri munsi, yaba icyo ari cyo cyose yumva yashaka ko musubiza, nkumva kugenda nsubiza umuntu umwe nkumva ni birebire. Rero hari igihe mbishyira hamwe ibyo bibazo byose nkabyandika, nkazafata umunsi nkabisubiza byose ibyo abantu baba bambajije. Rero uyu munsi ngiye gusubiza ibibazo, ntabwo ari byose. Hari abantu bambajije ibintu ntasubiriza hano kuri kamera, ariko ibyo ngibyo wenda nabimusubiza muri DM cyangwa tubonanye. Ariko abandi bantu banyandikiye hari ibyo ntari busubize kubera ari birebire cyane, ariko nagerageje gufata bikeya akaba ari byo nsubiza. So twagiye. Ikibazo cya mbere, question number 1, ni ngo ujya ubabara iyo ubabaye ubigenza gute? Well, of course ndababara, nta muntu utababara. Umuntu wese, nkeka ko umuntu wese ababara. Ndababara. So iyo mbabaye cyane, ikintu nkora ndasenga, namara gusenga nkaryama njya kuzabyuka ako kababaro kagabanutse, nanatekereje nashyize ubwenge ku gihe. Icya kabiri ngo ukunda kugira inshuti z'abahungu cyangwa abakobwa? Nkunda kugira inshuti z'abahungu cyangwa abakobwa. Umuntu ari wese ngiye twaba inshuti, ariko cyane ahantu nisanga ni ku bakobwa. Hari ukuntu abahungu, stories z'abahungu hari igihe nzicaramo zikamboha, ariko cyane nkunda stories z'abakobwa. Abakobwa bakunda kuganira ibintu bitandukanye, ntabwo bagira ibintu bibazwiho cyane baganira. Njye nkunda kuganira n'abakobwa, even kuva kera nkiri n'umwana nasaga n'abafite utundi groupe tw'abashuti y'abakobwa. Nyine nkunda umuntu nyine nisanga afite inshuti nyinshi z'abakobwa kurusha iz'abahungu. Ngo kuba successful ni ukuba warize? No. Ukuntu mbyumva, kuba successful no kwiga ni ibintu bibiri bitandukanye, ariko kwiga iyo uri wize uba uri mu nzira ya success. Niko mbyumva. Ariko hari abantu benshi batize kandi bari successful. Biterwa ahubwo ese uri successful mu biki? Yaba muri business, yaba muri family, yaba muri kuba successful mu bwenge, mu kwihugura, warageze ku kintu ushaka kugeraho. Nkeka ko ariko kuba successful. Mumbwire muri comment uko mubyumva. Ariko njye numva yuko kwiga ntago ariyo garanti ko uzaba successful mu buzima. Hazamo ibintu byinshi cyane: discipline, knowledge, skills, ibintu bitandukanye, character, hazamo ibintu byinshi. Ikindi kibazo ngo where and how was your honeymoon? Honeymoon yanjye yabereye Dubai. Yari ubwa mbere narayinjoyinze, yari ubwa mbere mageze, mbona nawe narakunze, kubera ko ngenda umuntu nkunda ama city tours. Ntabwo nkunda ibintu by'amashyamba ngo hiking mashaka nyine ahantu hari amatara, ha booming. Ese Dubai nyine hari ahantu hanjye. Ikindi kuri honeymoon ikintu nayivugaho, honeymoon
ntago kuri njyewe wenda ndashaka kubatungura ariko kuri njyewe ntago yambereye honeymoon yari visite kuko ntabwo nagize umwanya cyane quality time cyane like wa mwanya wo kwicara ngo ntuze n'umugabo wanjye tube turutuje ntabwo umwanya nawugize kandi ubundi niko honeymoon ziba zigomba kumera ko nta mwanya nari mfite pe bitewe n'ukuntu gahunda yacu yari trip yacu yari ipanze tugomba kuvuga ngo turabyuka turajya gusura aha n'aha turajya hehe turajya lunch aha nyine ntabwo nari mfite wa mwanya wo kwicara ngo ntuze amasaha akatugenderaho nta mwanya nari mfite nari mfite ibintu byinshi cyane byo gusura nari mfite no kuryama nabyo byari ikibazo naryamye nagarutse i Kigali ofete hari ukuntu abantu ava muri honeymoon avuga ngo nararuhutse ngo nararyamye njyewe honeymoon nararushye naje kuruhuka i Kigali nabavanye umunaniro mwishwa ntabwo naryamaga namaze icyumweru cyose twahamaze nta kuryama ari gutya ntabwo nari kushobora pe gusa byose byari byiza narinjoyinze nahavinze fana njye niyo bwoko bwa honeymoon nyekana kushakaga ngo baguhaye $5 million wakwifuza kuyatunga ku yihe age range okay bampaye ayo mafaranga igihe imyaka runaka numva range nakifuza kuyatungamo n'ubu gukira ni none ahangaha hago yampe ubu aha nicaye nta kindi gihe now ikindi ngo fish or chicken byose ndabikunda ariko I think fish ariko na chicken nayo ndayikunda iyo ikoze neza ndayikunda ahangaha birangoye guhitamo ngo ujya usuka meshe hashize like 5 years nasuka iyo atari 4 gutyo nasuka kubera yuko gusuka birambabaza pe nararebaga nkabona ntago iyo beauty nshaka murabona ko bakundi bakurura imisatsi bagukura njye ndababara pe ndababara nkanarira nkibaza se iyi ni beauty ndi gushaka ni ibiki ibingibi kandi ibintu bigiye guhita bizasaza ejo bundi nkabikuraho nkabona ntago biri worth it ako kababaro ntago ndi kubabara ku busa wenda bababara ari ikindi kintu kizima uri gukora ariko bitari ubwiza njye ngira umutwe ubabara cyane hamwe birambabaza pe nahisemo kandi ndabikunda niyo mbonye abantu babifite numva nishimye nkabona barasa neza nkumva nanjye ndabishaka ariko umutwe ndababara nkabona ntabwo nabishobora ariko mba ntekereza se nongere ububabare mbusubireho byaranshanze ariko kuri ubu ngubu ntabwo nsuka akenshi ibisuko byanjye ni twist z'imisatsi ya naturel turiya dutwist akenshi mukunda kubona mfite nibyo bisuko nimba nasutse biba bihagije ntabwo gusuka menshi nabihariye abantu bakomeye ngo my favorite food kuri ubu ngubu ntago murabizi reka mbaho urugero murabizi ukuntu niba ari ugukura niba ari iki test y'ibiryo yarahindutse ntabwo ibintu bikiryoshye muribuka kera tukiri abana tuno tuneke twa kamara twararyohaga sambusa ya kera yabaga iryoshye yawurute mumbwire muri comment niba ari ibintu ndi kuvuga mubizi yawurute ya kera warayinywa gukumva
iraryoshye, niba ari twe twakuze, niba ari ibintu byabishye sinzi ukuntu byaje kugenda, ariko ntabwo ibintu bikimeze ukuntu. Gusa favorite food yanjye ubusanzwe ngiye nkunda, ntabwo nakita favorite kuko ariko ni ikintu nzi neza ko nshobora kukirya, mfite capacity yo kukirya buri munsi, nshobora kukirya buri munsi ukwezi kugashira nkumva ntabwo nyine ngihaga mu kanwa, ntabwo ngihaga, ni igitoki. Niyo mpamvu nkise favorite food, ntabwo ari kuvuga ngo nicyo kintu ariko nicyo nshobora kurya nkaba nakirya igihe icyo ari cyo cyose, umwanya wari wo wose, aho nyine nkumva ntabwo nagihaga. Ni igitoki. Ngo ukunda iyihe gift? Mbega ikibazo. Nkunda iyihe gift? Ngiye gift nkunda kado, nkunda impano, umuntu ampaye gift yari yose biranshimisha. Icyo ari cyo cyose niyo wampa ikize ikaramu yo kwandika ndishima, ariko ibishimisha cyane cyane ni ibintu bya cosmetic, ukama makeup, ukama utuntu two gushyira ku ruhu rwanjye dutuma nsa neza, parfum, donc ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibintu nk'ibyo nibyo bintu nkunda binshimisha cyane kurusha ibintu, kubera yuko nkangaha mu Rwanda turi, hari igihe usanga makeup n'ibindi byose n'utuntu twa cosmetics tuba duhari, ariko ugasanga hari igihe biba atari kalite ushaka, cyangwa niyo ari na kalite ushaka ugasanga bigeze mu Rwanda ibiciro babidabolinze biri hejuru cyane, ukabona birakugora ukuntu kubigura. So iyo umuntu abimpaye nka gift, abansevingiye ubuzima. Ngo ni iki cyakubabaje mu buzima? Shamba ni byinshi pe, ni byinshi, ibintu biba byarababaje umuntu ni byinshi, ariko ntabwo navuga ngo ni iki ngiki kiruta ibindi. Ariko muri rusange ibintu byagiye bimbabaza ntago ndapfushaho nk'umubyeyi cyangwa, ariko abantu nagiye mpfusha mu buzima bwanjye, bari mu buzima bwanjye, famiye yanjye, abantu twari proche, nibyo bihe nanumvise byambabaje. Abantu nagiye mpfusha barambabaje, kugeza ubu ngubu nibyo naho ibibabaza umuntu ni byinshi cyane. Umuntu aba afite ibintu byinshi byamubabaje, ariko ibyo nibyo nshobora kuvuga byakoze cyane ku mutima wanjye. Ikindi ngo ushoboye guhura n'Imana wayisaba guhindura iki ku isi? Nayisaba nk'ibintu bibiri. Icya mbere nayisaba gukuraho inegalite sociale, bikavaho burundu, umuntu akaba ari nk'undi, abantu bose akaba ari bamwe, ntihabeho ngo uyu muntu ngo ni umukire, ngo uyu ni umukene, ngo uyu nguyu ngo ameze atya kuruta abandi. Nyine abantu bose ku isi akaba twese turi kimwe, abantu bameze kimwe, dufite access ku bintu byose twese, nyine turi abantu bamwe. Ikindi nayisaba gukuraho uburwayi. Ikireka gisobanure impamvu nayisaba gukuraho uburwayi, ni uko birambabaza iyo mbonye umuntu ari gusafaringa, nanjye ubwanjye iyo ndwaye ndababara. So numva, tuvuge niba igihe cyawe cyageze cyo kuva ku isi, yagakwiye kugutwara udasafarinze ukahava ku mahoro. So ntihabeho uburwayi, ntihabeho ubumuga, ngo umuntu avuka afite ikibazo, umuntu avuka afite nyine burwayi, sickness ikavaho, tukajya tubaho, igihe cyawe cyagera cyo gupfa bikarangira utarwaye. Numva ari icyo ngicyo nayisaba. Ikindi ngo ubonye ubushobozi buhagije ni iki wakora muri sosiyete uburira ubushobozi? Ikintu nakora, ikintu nifuza kuba nakora,
ariko ubu ntafite ubushobozi, ariko mbonye ubushobozi buhagije ikintu nakora mbifitiye ubushobozi nagerageza gufasha abana nkakora ibintu yaba donc ibintu nashyiraho nk'ikigo gifasha abana cyangwa foundation, ikintu cyose cyafasha abana, kubera yuko nanga umwana ubabaye, nanga umwana urengana, nanga umuntu ubabaza umwana, birambabaza umuntu ubabaza umwana. Buriya wabona umuntu mukuru ariko ubabara, ariko umuntu ubabaza umwana aba ari innocent. Gufata umwana ukamubabaza, abantu bafata n'aba bana, nanga kubona umwana ababaye, nanga kubona umwana afite ikibazo. So mbifitiye ubushobozi naharanira ko mu bushobozi bwanjye nafasha umwana akabaho yishimye, nkajya ngerageza mu byo nshoboye abana nkabaha ubuzima bwiza. Mbonereho no kubwira abantu bankurikiye ko mba nkurikiwe n'abantu batandukanye, niba ufite umwana mu buzima bwawe umubabaza, umufata nabi, please byarutwa n'uko urekura iyo responsabilité, ntiwongere kumufasha ugashaka ahandi umushyira cyangwa iki, ariko kugira ngo agume mu maboko yawe ababaye, ameze nabi umubabaza. Icyo ni kimwe. Ikindi, niba umubabaza ushobora guhinduka urebye iyi video yanjye, ntawe umenya ikintu gishobora guhindura umuntu. Ushobora guhinduka, gerageza uwo mwana umufate neza, wirengagize impamvu zose waba utamufata neza, ariko abeho neza. Ikindi ngo wemera plastic surgery. Ndayemera kuko mbisobanuye neza, ni icyambere iri medical. Niba wemera yuko abaganga bize bafite ubwenge, bafite kubaga umuntu ibintu bigacamo, numva ko nanjye nshobora kuyemera. Kandi ikindi, hari ibintu ku mibiri yacu tuba ariko twavutse kandi bishobora guhinduka. Tuvuge waravukanye ubusembwa, byita gute, ubusembwa, defo. Hari igihe baba baravukanye defo bishobora guhinduka. Urugero, wavutse izuru ryawe rimeze nka gutya, bashobora kuribaga rikamera gutya, why not? Wavutse hari ukuntu umeze ushaka guhindura, bishobora guhinduka, wabihindura, kuko abaganga Imana ibarabaye ubwenge. Kandi ikindi kintu navuga hano, medicine ni ikintu cyateye imbere kuri iyi si. Medicine igeze ahantu hejuru cyane hashimishije. So numva ko ngiye ari iterambere, ari ikintu cyiza, ahubwo kereka ugiye gukoresha plastic surgery itizewe, yagutera indwara wenda mu bantu ba fake, mu bantu nyine badasobanutse, aho ngaho niho aba ari ikibazo. Ariko mu gihe uzi ko nta kibazo byagutera, kuri njye numva nta kibazo. Niba urugero wavutse udafite inda nini, wakuze udafite inda nini, uragiye urariye inda inganye gutya, njye numva ko ushoboye kugenda bakayikuraho. Kubera iki batayikuraho? Niko mbyumva. Mumbwire namwe muri comment ukuntu mubyumva. Ikindi navuga hano kuri plastic surgery nuko hari nk'abantu, impamvu abantu especially hano muri Afrika abantu babyumva ukundi kuntu, nuko hari abantu bayikoresha mu buryo tutamenyereye, cyangwa bakayikoresha mu bintu mu buryo abantu badashima muri sosiyete. Ugasanga umuntu yongeje mu gito amabere, yongeje inyuma, yagize iki, nawe abikoze kuri njyewe akabikora, uwo muntu abikoze nta burwayi cyangwa nta yindi ngaruka biri bumugireho, numva ko ni uburenganzira bwe, burya aba yumva ashaka guterwa uko nguko. Niko mbyumva. Ikindi ngo content yawe wibanda ku biki? Hano kuri YouTube content yanjye nibanda ku bintu bitandukanye, ariko ngira ibintu umurongo ngenderaho.
hari health, hari beauty, hari fashion, hari entertainment, hari social life, donc ubuzima tuba tubayemo. Hari akenshi nkunda gukora cyane no kuri health, so ngenda mvanga ariko nguma muri uwo murongo. Ikindi ngo siko bikaze ngo wemera ubutinganyi. Sinzi icyo ngo nemera ubutinganyi, kubwemera sinzi icyo umuntu yashatse kubaza, ariko icyo nabivugaho nta birebire mbiziho, ntacyo mbiziho. Ni ibintu namenye, nasanze bihari, nta bumenyi bwinshi mbifiteho, mbibona gutya, ni ibintu mbona gutya, nta kintu mbiziho ntanabyumva gutya. So uyu munsi ni ibibazo nindekeye kuri ibi ngibi, ibindi ntabwo nabona ukuntu mbisubiza byose. So abankurikiye mwagerageje kumva opinions zanjye, mugire icyo mumbwira kuri comment, icyo namwe mubitekereza ibintu nagiye nsubiza. Hari umuntu wambajije nakibagiwe, uba wumva wabaho kugeza ku myaka ingahe? Numva nabaho kugeza ku myaka nka 85, 80 ibihagije kuri njyewe, niko mbyumva. Iyo ugize amahirwe muri iki gihe ukayigeraho uba warambye pe, uba warambye. Kandi nkunda kugenda nkunda kugenda abantu bakinshaka, nyange ngifite test y'ubuzima, nkumva mfite akamaro ukuntu. Ntabwo nkunda kuba abantu b'abakecuru bafite za 100, imyaka 100, ntureba, nturya, ntiwumva, ntumenya abuzukuru bawe, icyo gihe niyo ugiye abantu baravuga yarashaje nagenda. Mba nshaka kugumizaho kwa kantu abantu bavuga ati yo simbizi. Mumbwire nawe ko mubyumva muri comment. So nahangaha ndekeye ibibazo n'ibisubizo, wenda ni mu minsi iri imbere, sinzi ngo ni ryari, mu minsi iri imbere ibibazo abantu bakomeza kujya bambaza ibibazo byinshi, nabyo nzashaka umwanya, si vuba ariko nzashaka umwanya mbikusanye, nzongere imisubirize rimwe. So abashyashya ari ubwa mbere mumbonye, enjoyinze ibintu navuze, subscribe, like, comment, share. Ndashaka bisa ko comment zanyu ndazibona, abantu mu commentinga ndabibona. Iyo ari ikintu mbajije ndagusubiza, ariko ari comment isanzwe ndalikinga kugira ngo nkwereke ko nayibonye. So mwakoze cyane, bye.